ukundi Kigali iba umurwa w'u Rwanda bwa mbere ku ngoma y'umwami witwaga Cyilima Rugwe, nibwo Kigali yabaye bwa mbere umurwa w'igihugu. Ahubwo icyo Richard Kandt yakoze nuko yavuze ko aha Kigali iguma kuba umurwa, kuko mbere ubwo ubuyobozi bw'u Rwanda bwari buteye umurwa w'igihugu wimukanaga naho umwami agiye gutura. Richard Kandt rero ni mu 1908 avuga ko Kigali ibaye umurwa w'igihugu itazongera kwimuka. Intambara irangiye muri 1945 nibwo twatangiye batwubakiye agashuri gasakaje ubwatsi ibyatsi by'umukenke. Gatatu nawe wize Sainte Famille, hari ahantu h'ibihuru ko twanyuraga ku Gisozi tukazamuka mu Muhima tugera tuko kimwe tunyura mu Rufunzo. Bwa mbere nkadagira muri Kigali nahageze muri 1968. Icyo gihe wabonaga intoki, wabonaga ibintu by'amashyamba, abantu bari bataraba benshi, n'ibikorwa kandi nabyo byari bikeya. Kigali yari igiye kuba ubutayu, imisozi mubona yose yari yambaye ubusa. Akenshi dukeka ko icyabiteraga ari ubucuzi bwari bukomeye icyo gihe. Ubucuzi kugira ngo ubone intwaro zabiye iki gihugu, babashe gucura amacumu, babashe gucura imyambi n'amasuka, bifashishaga amakara kugira ngo bashongeshe icyo bita butare. Kugira ngo ubone icumu rimwe icyo gihe wagombaga gukoresha ibiro hafi 300 by'amakara kugira ngo ubone icumu rimwe. Byasabaga gutema amashyamba menshi, kandi amashyamba y'icyo gihe ibiti bya kinyarwanda byinshi bikaba bitarashibukaga. Akaba ariyo bya kimeza ku buryo babikata ntibishike. Mu mujyi wa Kigali hari inzu z'ubucuruzi gusa, bavuga ko hari inzu z'ubucuruzi gusa 24. Muri izo 24 harimo abacuruzi babiri b'Abadage bari bafite amaduka hano muri uyu mujyi, hakabamo umugereki umwe nawe wari uhafite iduka, abandi basigaye bari Abarabu n'Abahinde. Hariya kuri rampo haruguru hari uruganda rwa Urugaravu, hari amazu make cyane, ibiro bya teritwari, hakaba na pariki, hepfo hakaba Abahinde, na Rudahigwa hafite ikiraro yazaga gusura mu mujyi hagati. Mu Kiyovu hari ahantu abantu umwe, icyo gihe hari imihanda yose yari ubutaka, nta kabuye yabagaho, imodoka zabaga ari iz'abategetsi. Abasushefu bajyaga mu nama mu ibaraza i Kigali, bazaga ku magare mu nzira zisanzwe bakoma ikintu. Umutware yavagiwe nka sushefu agahamagara umuntu akamutwaza igare n'inkweto, bakazimutwaza mu ntoki akazamura abageze ku muhanda agiye mu mujyi, akaba akurira igare. Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda, Kigali wumva, Kigali uvuga cyangwa ugasoma mu nyandiko kenshi, naryo ntiryahozeho. Muri make ntiryaremwe n'Imana, ahubwo ni umunyarwanda mwene Gihanga warihanze. Izina Kigali ryahanzwe nande, ryatangajwe nande, kandi kubera iki? Kigali, bamwe bati Kigali ngari. Turebere hamwe byinshi bitandukanye ku mateka y'uyu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho ugiye kubana nanjye nk'ibisanzwe. Niyo nkuru Karine, naho iyi ni Niyo Nkuru Media. Anatekereza ko umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga, ibintu bikagenda neza. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyo Nkuru Media. Aho abanyarwanda bava bakagera byagorana kubona muri butaravuga izina Kigali, kuko ryamaze kwambuka rirenga imbibi z'u Rwanda, aho n'abanyamahanga basigaye birahiriye umurwa mukuru w'u Rwanda kubera impamvu zitandukanye zirimo umutekano, isuku, kugendera ku mategeko no korohereza ishoramari. Gusa n'ubwo inshuro nyinshi abantu bavuga izina Kigali bakanaryandika zitabarika, abenshi ntibazi inkomoko y'iri zina n'uburyo ryaje guhabwa umurwa mukuru w'u Rwanda. Rwanda bituruka ku nshinga Rwanda, ariko kandi Rwanda bigasobanura kwaguka. Mu miterere y'ururimi, izina bwite ry'ahantu cyangwa ibidukikije riba rifitiye imva n'imvano n'ibisobanuro byaryo mu rurimi ririmo. Abantu nibo bafite ububasha bwo guhanga izina ry'ahantu cyangwa ibintu bitewe n'uko aribo n'ubundi barikoresha mu rurimi rwabo. Izina Kigali wumva, Kigali uvuga, ugasoma mu nyandiko kenshi, naryo ntiryahozeho. Muri make ntiryaremwe n'Imana, ahubwo n'umunyarwanda mwene Gihanga warihanze. Umusizi akaba n'umuhanga mu mateka y'u Rwanda, Nsanzabera Jean de Dieu, avuga ko izina Kigali ryahanzwe mu 1378 n'umwami witwaga Kigeli Mukobanya, ubwo yari amaze gufata Ubwanacyambwe. Uyu mwami yahagaze ku musozi uzwi nka Mount Kigali yitegereza igihugu, ati igihugu ntikikiri udusozi duto, ahubwo cyabaye Kigali. Kuva ubwo umusozi yabivugiyeho witwa Kigali, izina ryaje kwaguka rikitirirwa agace kose
hose uyu musozi uherereyemo. Mu gisobanuro cyaryo izina Kigali, Kigali ribumbatiye ingingo yo kwaguka. Mwami Mukobanya yarivuze asobanura ko igihugu cyagutse cyabaye kinini, ati igihugu cyabaye Kigali. Ibijyanye n'uturembajambo tw'izina Kigali, izina Kigali rigizwe n'ibice bibiri. Hari agace kabanza kavuga ki, gakomoka mu rurimi rw'abitwa abantu cyangwa abantu, ndetse n'agace ka kabiri kava mu rurimi rw'ikinyarwanda bivuga cyagutse. Abantu ni ihuriro ry'amoko asaga 400 yo muri Afurika abarizwa muri Cameroon, Afurika y'Epfo, Afurika ya Hagati na Afurika y'Iburasirazuba, ahuriye ku miterere y'indimi bavuga zijya kumera kimwe n'imigenzo bakora mu mico yabo. Bivugwa ko abo bantu cyangwa abantu babaga muri Afurika y'Iburengerazuba mu myaka ibihumbi yashize, nubwo hatemezwa neza impamvu yatumye bakwirakwira muri Afurika yose. Kigali yari ubuturo bw'abami ahagana mu myaka 1700, yaje guhinduka umujyi ahagana mu mwaka w'1907 ubwo Umudage wayoboraga u Rwanda bwa mbere mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage Richard Kandt yahashyiraga icumbi rye. Bivugwa ko yashingiye ku buryo hagaragara kuba hari hagati mu gihugu no kuba hari umutekano, ariko kandi kugeza mu 1962 mu kinyejana cya 20 u Rwanda rubona ubwigenge, Kigali yari ituwe n'abasaga 6,000 biganjemo abacuruzi, ari nabwo hemejwe nk'umurwa mukuru w'u Rwanda mu 1962. Uyu mujyi wagiye waguka ubu ukaba ufite ubuso bungana na 730 km², aho utuwe n'abaturage barenga miliyoni imwe. Uretse kwaguka mu buso, n'iterambere ry'uyu mujyi ryarazamutse, ubu ukaba uri mu yirahirwa ku mugabane wa Afurika. Kigali yatangiye ari ahantu hato higanje ibikorwa by'ubucuruzi. Uko imyaka yagiye izindi igataha, Kigali yagiye itera imbere. Ibintu wamenya ku mujyi wa Kigali umaze imyaka myinshi ubayeho: Kigali yashinzwe mu 1907, ariko kandi mu mwaka w'1962 mu kinyejana cya 20 nibwo wabaye umurwa mukuru w'u Rwanda. Niwe mujyi nkingi w'ubukungu bw'igihugu n'icyicaro cy'inzego hafi zose nkuru z'igihugu. Kuva mu mwaka w'1907 uhereye mu mudugudu muto cyane w'abantu 10, abo bantu 10 bakaba bari batuye mu Cyahafi. Umujyi wa Kigali wagiye waguka cyane, uva Cyahafi ugera Gakinjiro, uva Gakinjiro uva Nyamirambo ujya Nyakabanda, uva Nyakabanda ujya Kimisagara. Umujyi wakomeje gukura ugana Gikondo, ugana Kicukiro, mu gihe muri santere y'umujyi hazamutse uduce nka Kiyovu, Kimihurura, Kacyiru na Remera ndetse n'utundi duce dutandukanye. Kigali yavuye ku bantu 20 b'abacuruzi mu mwaka w'1909 igera ku bantu barenga 6,000 mu mwaka w'1962, ubuso bwa kilometero kare 3. Umujyi wa Kigali ugizwe n'umujyi ku kigero cya 70%, n'igice cy'icyaro ku kigero cya 30%. Umujyi umaze kumenyekana ku isi hose mu bikorwa bigiye bitandukanye kandi byiza. Kigali yashinzwe mu mwaka w'1907 mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage na Richard Kandt, ihinduka umurwa mukuru w'u Rwanda mu mwaka w'1962 mu kinyejana cya 20. Umujyi wa Kigali uri mu mijyi yaguka cyane ku mugabane wa Afurika. Kigali yavuye ku bantu 20 b'abacuruzi mu mwaka w'1909 igera ku bantu barenga 6,000 mu mwaka w'1962, ku buso bwa kilometero 3 gusa. Kugeza ubu ufite abaturage barenga miliyoni imwe. Kuva intambara ya mbere y'isi irangiye mu mwaka w'1890 kugeza mu mwaka w'1916, Kigali yabaye umujyi w'Abadage muri Afurika y'Iburasirazuba yose, itangiye kuyoborwa n'Ababiligi mu mwaka w'1919 kugeza mu mwaka w'1962 mu kinyejana cya 20 u Rwanda rubona ubwigenge. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Kigali yitwaga Prefectura. Paruwasi Gatolika y'umuryango mutagatifu Sainte Famille niyo ya mbere yashinzwe muri Kigali. Byari kuwa 3 tariki ya 21 Ugushyingo mu 1913, ishingwa na Padiri Theodore ndetse na bagenzi be. Iyo paruwasi yabatije rezida wa mbere wa Kigali, Richard Kandt, nayo ya mbere yashinzwe mu gihugu hagati. Mu gutaha iyi kiliziya yaragijwe umubyeyi Bikira Mariya muri aya magambo: turasaba umubyeyi mutagatifu ngo azarinde kandi arengere uyu muryango mutagatifu dutangije Kigali. Nyuma y'igitambo cya misa, abantu 6 bahawe isakramento rya penetensiya. Bukeye bwaho habaye indi misa, 12 bahawe umubiri wa Kristo, harimo na Richard Kandt wategekaga Kigali. Ubu ni paruwasi ifite imyaka irenga 102, yashinzwe yitwa misiyoneri y'umuryango mutagatifu, kuko ijambo paruwasi ryatangiye gukoreshwa mu 1959 mu kinyejana cya 20. Ni nayo ya mbere yashinzwe mu gihugu hagati. Se wari uzi ko ahitwa kwa Rubangura hahoze mu rugo rw'umwami? Mu kiganiro igihe yagiranye n'umusaza Kanyamugenge Joseph, yatangaje
yatangaje ko yibuka ko ahari inyubako ya Rubangura hahoze ari mu rugo rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Yongeyeho ko ahahoze muri Eto Muhima hari mu gikari cy'umwami. Ese wari uzi ahantu hubatswe umuhanda wa mbere muri Kigali? Umuhanda wa mbere wubatswe muri Kigali nuva hitwa kuri Eto Majoro usohoka Camp Kigali ukanyura imbere ya Serena Hotel ugakomeza kuri Solasi. Guverinoma y'u Rwanda igizwe na minisiteri zirenga 20. Minisiteri zose zibarizwa mu mujyi wa Kigali, kimwe n'uko ibiro bya Perezida wa Repubulika n'iby'abagize inteko nshingamategeko biherereye mu mujyi wa Kigali. Mu bindi wamenya ku bijyanye n'umujyi wa Kigali ni uko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 umujyi wa Kigali wakomeje gutera imbere mu bikorwa remezo, nubwo wanakomezaga kugenda uhangana n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 no gusana ibyangijwe kugeza aho Kigali yaje kuza mu mijyi ya mbere muri Afurika mu kurangwa n'isuku n'umutekano. Si isuku gusa kuko n'inyubako nziza zigezweho ziyongera umunsi ku munsi mu mujyi wa Kigali. Inzu z'ubucuruzi, amasoko, imihanda ya kaburimbo byose bigenda bitera imbere byiyongera mu mujyi wa Kigali umunsi ku munsi. Amagorofa n'amashuri atandukanye guhera mu mashuri y'incuke kugeza mu makuru na za kaminuza birushaho kwiyongera umunsi ku munsi mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ufite igishushanyo mbonera kivugwa ko kigomba kuba cyamaze gushyirwa mu ngiro mu mwaka w'2050. Kigali yatangiye ari ahantu hato higanje ibikorwa by'ubucuruzi. Uko imyaka yagiye iza indi igataha, Kigali yagiye itera imbere, ubu akaba ari umujyi uzwi mu ruhando mpuzamahanga. Iyi foto yafashwe mu 1918 igaragaza kwa Richard Kandt aho yari atuye. Iyi foto iragaragaza inyubako ya mbere ya Kiliziya Sainte Famille, ariko kandi iyi foto nanone ikagaragaza urugo rw'abapadiri bayo babagamo. Gereza ya Nyarugenge niyo ya mbere yubatswe mu Rwanda. Kwa Rubangura hari mu rugo rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ariko kandi kuri ubu ibiro byinshi biri i Kigali, ibiro nka Rwanda Revenue, ibiro bikuru bya RDP ndetse n'ibindi bitandukanye. Wakoze kandi gufata uyu mwanya, wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga ndi Niyonkuru Carine. Wibuka gukora subscribe, share, like no comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nta kibazo wabinyuza hano muri comment section. Icyo murambifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media. Wifuza ko hari amateka y'umuntu cyangwa ibintu bitandukanye tuvugaho, watwandikira hano muri comment tukazagaruka tubivugaho.